n'ubwato bw'abarundi ngo bwaguye muri yego bw'uburundi ngo bwarasuye muri Tanganyika. Hari ubwato waba uzi ahubwo nkibaza nti iki kibazo ari nacyo kintu mbonye kuri ibi by'ubu bwato bari kuvugaho benshi bati ikigaragara cyo nuko mu mboni ya 23 Baraka ishobora kuba irimo. Ari nacyo kintu ngiye kuhita ngarukaho kuri iyi ngingo aho nabonye na 23 nayo isa nigaragaza ko imirwano iri kwerekeza muri mujyi wa Baraka ishobora kwaguka ngisaha n'isaha zikaba ziri guhungabanya umutekano w'abaturage. Niwumva rero Alliance Fleuve ko ngivuze ati twamenye ko FDL zahungiye Baraka. Ujye umenya ko umujyi uri mu mboni zabo. Kubwizo mpamvu bari muri Uvira bashatse batangira kwikuramo. Minsi yashize twabigarutse ariko ko bari batangiye kugira ubwoba batangiye kuvamo. Kandi ntabwo igisirikare cya Kongo n'abarundi bafite ubushobozi bwo gusubiza inyuma twirwana none 23 ntabwo tukabona n'ibyo bitero by'amadrone bikagendana na yamvugo ya Lawrence Kanyuka ati twamenye ko Baraka harimo FDL niho zahungiye. Urumva ni ibintu bitatu bikwereka ko Baraka ishobora kugabwaho ibitero. Kandi urumva kugera Baraka hari ibindi bice yabanje gufata mu misozi miremire y'iminembwe za Poinzero rwitsa nkuko n'ahandi ko igakomeza ikaba yanagera Baraka. Urumva ko yavuye Uvira ivuye Plaine de Ruzizi ariko ishobora gufata icyo cyerekezo nacyo cy'ingenzi igafata n'umujyi wa Baraka. Hari mpamvu ngubwira ngo Baraka ishobora kuzahinduka igitambo cyangwa se ingurane, tubyita ingurane. Twavuye Uvira tuva Plaine ariko nubundi guverinoma ya Kinshasa n'ingabo z'u Burundi FDL na Wazalendo bakomeje kutugabaho ibitero. Sibyo? Ariko ibyo bintu by'amasezerano muvuga. Uretse mbazisozi inuze yanjye. Nta kintu cyo kibuzima ara gucuranga. Ati masezerano basinye kutagura ibice. Uri kumva? Ngo babe bavuga ngo tuvuye muri ibi bice turabyaguye. Ari cyo kintu bavuze bati impamvu batari kweguma na Bukavu. Nuko amasezerano yasimwe baramaze kubifata. Atese nyuma yaho kufata bira bice bakomeza bafata ibindi bice ntibishobora kubabera nk'intambamye. Ibi bintu by'amasezerano uvuga by'idoha kugeza ubu ngubu bisigaye bimeze nkaho byahindutse baringa. Hari narinyuze ahubwo ngo ugiye kumbwira ati ibyo bice byaba ari binini cyane ufite dushingiye ku bindi bafite. Sibyo? Bakongeraho ibyo babona abasirikare bahagije bo kubirinda. Bazaba ikikwereka nuko kugeza ubu hashize igihe Alliance Fleuve Congo idafata ibice. Ubu twamaze kubibona twese kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda niza bamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100. Naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited n'abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye. Zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge. Ni mubagane ku mashami yabo igikondo mu mujyi wa Kigali n'inyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendege ya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho.
ndetse bwana Claude aho mbona aya makuru ariko sinzi niba ari icyo uyaziho, aho nabonye bavuga ko ngo ari n'ubwato bw'abarundi ngo bwaguye muri yego bw'uburundi ngo bwarasuye muri Tanganyika. Hari ubwato waba uzi bwaba bwaraje cyangwa se ari kwa kundi n'undi munsi ku wundi? Kereka niba ari bwa bundi bwavuzwe bwarashwe bwakoraga patrouille mu kiyaga cya Tanganyika kuri side y'abarundi, rimwe na rimwe bugakora n'akazi ko kuzana abasirikare bubakura Rumonge cyangwa se kuri side y'u Burundi bubazana Kongo hari za Baraka, sometime bukabasubizayo bahindutse inkomere n'imirambo. Ubwo bwato bwakoraga akazi kagera kuri 3: patrouille, kuzana abasirikare no kubasubizayo inkomere n'izindi. Sibyo, ubwo nibwo bwavuzwe bwarashwe bukaburirwa n'irengero, ariko kugeza ubu nta makuru ufite yuko hari ubundi bwarashwe ntayo. Yego. Ahubwo nkibaza nti iki kibazo ari nacyo kintu mbonye kuri ibi by'ubu bwato bari kuvugaho benshi bati ikigaragara cyo nuko mu mboni ya 23 Baraka ishobora kuba irimo. Ari nacyo kintu ngiye kuhita ngarukaho kuri iyi ngingo, aho nabonye na 23 nayo isa nigaragaza ko imirwano iri kwerekeza muri mujyi wa Baraka ishobora kwaguka ngo isaha n'isaha, kuko wabonye ko natwirwa niho bavuze ko FDLR ngo zikomeje kwiyongera mu misozi ya za Baraka. Benshi bati ikigaragara cyo nuko bashobora gupanura ibirindira akaba ariho bagiye kwerekeza mu gihe kiri imbere tutazi tukumva ngo Baraka tombi. Reka nze nakubwire mbere ko tujya no ku makuru ari kuri tele, tubanze turebe ibyo Lawrence Kanyuka yavuze ejo bundi avuga ku mujyi wa Baraka. Yaranje aravuga ati twamenye ko izi FDLR zarwaniraga mu misozi miremire y'iminembwe zifatanya n'abarundi na FARDC zahungiye Baraka niho ziri, zikaba ziri guhungabanya umutekano w'abaturage. Niwumva rero Alliance Fleuve Congo ivuze ati twamenye ko FDLR zahungiye Baraka, ujye umenya ko uwo mujyi uri mu mboni zabo. Kandi kuba uri mu mboni zabo ntago ari igitangaza, kuko kugeza ubu icyerekezo barimo n'ubundi nikijya Baraka. Uribuka ko nagomba ijya gufatwa havuzwe ati hari harimo amatsinda y'abasirikare za FDLR wazalendo bari guhotera abaturage, turi hafi kujya kubatabara. N'ubu rero Baraka abayobozi ba Alliance Fleuve Congo batangiye kuyivugaho bagaragaza ko Baraka hari n'ikibazo gikomeye cyane cyuko hari za FDLR zahahungiye, ariko bakabivuga bari hehe. Ubu ngubu rero bari nko mu birometero 40. Yes, reka nze nkwereke. Hari amakuru ari kwerekana yuko mu 23 natwirwano bashobora kuba begeye imbere kwa Murima. Imbere hari udusantere duto imbere yo kwa Murima, udusantere bakaba batugezemo. Noneho amakuru dukura iminembwe nuko aho hantu ari mu birometero 40 kugira ugere Baraka. Ni hafi cyane. Twabonye uburyo rero bari muri Plaine de Zizara za Gatogota, uburyo bafashe Uvira mu kanya nkako guhumbya. Niba uri mu birometero 40 rero kugeza ubu niko bimeze. Urumva ko se Baraka nyine urabyumva gute? Kandi kugeza ubu Baraka tunanze turebe M23 yatangiye no kuyigabaho ibitero, burya niko nge navuga. Ntabwo irayigabaho ibitero byo ku butaka, ariko ibitero yatangiye kuyigabaho. Kandi nujya ubona mu buryo bwa gisirikare wo muhanganye atangiye kurasa ahantu cyane, aho hantu ariko akaharasa muri distance, kuko distance zirakoreshwa, hari intwaro za artillery nibyo. Ariko ubu ngubu M23 iri gukaba ibitero kuri Baraka ikoresheje drone. Sibyo? Kuko hari igitero cya mbere ngira ngo agiye gushira nk'icyumweru n'igice niba atari 2 kibasi ikigo cya gisirikare cy'u Burundi muri Baraka. Hadaciye kabiri ikindi gitero cya drone. Nejo bundi ngira ngo hari kuwa mbere tariki ya 10 na ko tariki ya 20 nabwo ikindi gitero cya drone mu mujyi wa Baraka. Kandi bikagaragara ko izi drone ari z'abarwanyi batwirwanaho na M23. None se niba M23 yatangiye kurasa Baraka ikoresheje drone, ntabwo iri kurasa ariko mu baturage, iri kurasa mu bigo bya gisirikare. Ubwo ntabwo wumva ko hari icyateganyiriza? Of course, yes. Noneho iri kuhagaba ibitero by'amadrone, sibyo, muri ibyo bigo by'igisirikare inshuro zigera kuri 3 ngira ngo nazivuze. Mu gihe iri no mu birometero 40 bya Baraka ku maguru. Ntago wumva ko Baraka iyo iriya Baraka rwose nta kintu nyijeje, chef ya Fizi ntacyo nyijeje. Kubwizo mpamvu bari muri Uvira bashatse batangira kwikuramo. Mu minsi yashize twabigarutse, ariko ko bari batangiye kugira ubwoba, batangiye kuvamo. Kandi ntabwo igisirikare cya Kongo n'abarundi bafite ubushobozi bwo gusubiza inyuma twirwana na M23. Ntabwo. Kereka igihe wenda bavuga ati twisubirira inyuma ku bushake, kuko bajya babikora. Ariko ubu nta bushobozi bafite. Ikindi kandi panike iri mu mujyi wa Uvira nako wa Baraka. Panike nkubwire ko hari n'abantu batangiye kwikuriramo akabo karenge bagenda mu mujyi wa Baraka nyuma yo kumva ko twirwanaho na M23 bashobora kuba bari mu birometero 40 by'uwo mujyi, bakabona n'ibyo bitero by'amadrone.
ab'inkwakuzi b'abanyabwoba bishoboye ariko bo batangiye kuva muri Baraka na chefure ya Fizi. Ariko ngo situation uko zimeze ntago ari mu 23 iragera Baraka, ariko yatangiye kuhagaba ibitero by'amadrone, ariko ikahagaba ibitero by'amadrone abasirikare bayo bo ku butaka bari mu birometero 40. Ariko se mbere bari mu birometero 40? Mbere ntago bari mu birometero 40 bya Baraka, kuko bari bataragera kwa Murima, bari bataragera point 0, bari bataragera gusa nkuko nazamike nk'igice kimwe. Ariko ubu ngubu noneho niko situation imeze n'ibyo bitero by'amadrone. Niba M23 iri mu birometero 40 ku butaka natwirwana kugira igere Baraka, nkuko amakuru twabonye, nabonye n'ikinyamakuru cyitwa Minembwe Capital cyabyanditse. Iki kinyamakuru cya Minembwe Capital ni cy'abanyamulenge bakurikirana amakuru yo baba bayazi, ni nabo banditse ko ubwo tunatanga source kugira abantu batajya bagira ngo twabihimbye. Minembwe Capital nayo yanditse ati ku makuru dufite aturuka muri bene wacu b'Iminembwe M23 natwirwana bashobora kuba bageze imbere yo kwa Murima, ubwo twavuga ko bari mu birometero 40 ngo bagere Baraka. Yego, sibyo? Tukabona n'ibyo bitero by'amadrone bikagendana na yamvugo ya Lawrence Kanyuka ati twamenye ko Baraka harimo FDL niho zahungiye. Urumva ni ibintu bitatu bikoreka ko Baraka ishobora kugabwaho ibitero. Icya mbere nuko M23 yatangiye kuhagaba ibitero by'amadrone. Icya kabiri nuko muri iyi minsi iri gurushaho kuhasatira. Icya gatatu ni imvugo za politike z'abayobozi ba M23 kuri Baraka. Yego, barerekana ko harimo ikibazo kandi kigomba gukemuka. None Baraka urabyumva ute? Gasa urabyumva ute? Baraka tombe. Baraka vatombe, nagira batombe, me ivatombe. Tuzavuga nyine mu migihe kiri imbere ngo Baraka tombe. Baraka izafatwa ariko. Reka ngubwire bwana Claude. Wibuka za pweze mu minsi yashize nibyo twarimo nk'uko tuvuga tuti niyo 23 igeze mu birometero 80 70 60 tukamanuka ati bigiye gitoye pweze riraba yavuyemo hadashize iminsi ni 3 tujye kumva twumva saa 8:30. Baraka umvaza Baraka igomba guhinduka. Baraka igomba guhinduka igitambo cya Uvira na Plaine de Ruzizi. Bira bice mu 23 heruka kuvamo harimo umujyi wa Uvira na Plaine de Ruzizi igice kimwe. Hari ibindi igomba gufata kugira covering icyo. Baraka igomba guhinduka igitambo cyaho ngaho yarekuye. Kandi urumva kugera Baraka hari ibindi bice yabanje gufata mu misozi miremire y'Iminembwe za point 0 rwitsa nkuko n'ahandi ko igakomeza ikaba yanagera Baraka. Urumva ko yavuye Uvira ivuye Plaine de Ruzizi, ariko ishobora gufata icyo cyerekezo nacyo cy'ingenzi igafata n'umujyi wa Baraka. Ari mpamvu ngubwira ngo Baraka ishobora kuzahinduka igitambo cyangwa se ingurane, tubyita ingurane. Twavuye Uvira tuva Plaine, ariko nubundi guverinoma ya Kinshasa n'ingabo z'u Burundi FDL na Wazalendo bakomeje kutugabaho ibitero. Kubwizo mpamvu rero Uvira na Plaine de Ruzizi igice twavuyemo turagisimbuza bino imisozi miremire y'Iminembwe mpaka na Baraka. Noneho turebe ni hagati yacu na FARDC n'abarundi ninde urahomba. Kandi sinjya gukubesha twirwana none 23 bafashe biriya bice bagafata kwa Bibogobogo bakagira Baraka chefre ya Fizi. Buriya ntacyo byaba bivuze ko baravuye muri Uvira na Plaine de Ruzizi, ntacyo byaba bivuze. Icyo babakoze icyo biti kosora. Yego, babakoze icyo biti kosora. Baraka reshobora kuzahinduka igitambo cya Uvira na Plaine de Ruzizi n'ibindi bice. Yego, ukaba ubona se gufata ibi bice kwagura ni nko kwagura ibirindiro. Bamwe bavuga ko bishobora kubera mama 23 ikibazo ureta uvuga uti guti. Bamwe bati mu masezerano basinye. Sibyo? Ariko ibyo bintu by'amasezerano muvuga. Uretse mbazitozi inuze yanjye. Nta kintu cyo kibuzimara gucuranga. Ati masezerano basinye kutagura ibice. Uri kumva? Ngo babe bavuga ngo tuvuye muri ibi bice turabyaguye. Aricyo kintu bavuze bati impamvu batari kweguma na Bukavu nuko amasezerano yasinwe baramaze kubifata. Atese nyuma yaho gufata bira bice bakomeza bafata ibindi bice ntibishobora kubabera nk'intambamye. Ibi bintu by'amasezerano uvuga by'idoha kugeza ubu ngubu bisigaye bimeze nkaho byahindutse baringa. None se mu 23 irubahiriza ngo ibyo yemeye idoha ko ngo itazongera gufata ibice cyangwa se itazongeraho ibindi bice kugeza ubwo izumvikana guverinoma ya Kongo. Yego, niyo yonyine ibisabwa. Ibiganiro bireba umuntu umwe, amasezerano areba umuntu umwe. Na Kinshasa iyo ngingira ireba kuko mu masezerano ya Doha asaba Kinshasa nayo kutongera kugaba ibitero cyangwa se kugerageza kugira ibice yambura M23. Buri wese afate agumanaho yafashe kugeza igihe ibiganiro bizatangira umusaruro. Kinshasa yarabyubahirije. None se ntitwabonye mu minsi yashize Kinshasa ahubwo nyuma yo gusinya ibyo nyuma y'ibyo biganiro uvuga si yagabye ibitero kugira yisubiza ibice ishaka gufata na Rubaya.
Yego. icyo gihe noneho yari yubahirije uwo mwanzuro wayisabaga kutagaba ibice ngo igire ibindi bice ifata cyangwa se yambura Alliance Fleuve Congo, yarabyubahirije. ntabwo yabyubahirije. Ikintu cyabananiye ni uko ingabo za M23 zabasubije inyuma, ariko Rubaya haburaga gato ngo bayigeremo binjire. Yego. iminembwe ibitero bagabye byari iby'iki kugira bambure twirwana na M23 ibice. Yego. hafi ya santere ya Minembwe ntibari bahageze cyane. none se urumva Kinshasa kw'iyo ngingo yo kudafata ibice buri wese abagumanye hafite babanze baganire, yo yarabyubahirije. ntabwo yabyubahirije. ahubwo yashatse kwambura M23 ibice natwe irwanaho biranga. Niba Kinshasa rero nayo ifite ibyo itubahiriza yemeye, ntabwo Alliance Fleuve Congo ari igomba kugira ibyo yubahiriza yonyine. Kinshasa ubwo iyo ngingo niba yarayirenzeho igashaka kwambura M ibice, ubwo Alliance Fleuve Congo nayo ishobora kuvuga ati okay, mwabirenzeho, reka natwe twikomereze gahunda yacu yo gufata ibice. ngira ngo niyo ngingo wari uvuze ku bigendanye n'ibiganiro, wenda hari narigize ahubwo ngo ugiye kumbwira ati ibyo bice byaba ari binini cyane dushingiye ku bindi bafite. sibyo Ntekereza ko bakongeraho ibyo babona abasirikare bahagije bo kubirinda. bazaba ikikwereka ni uko kugeza ubu hashize igihe Alliance Fleuve Congo idafata ibice. Yego. yifite ibice byayo rwose, usibye ibyo yafashe ejo bundi za point zero n'ahandi. Yego. ariko ubundi hari hashize igihe idakora avance ifata ibice. kandi hashize igihe ngira ngo n'umwaka ushobora kuba ugiye gushira. Yego. none se bibwira ko mw'uwo mwaka nta ngabo nshyashya iri gutegura cyane. ni nayo mpamvu ishobora kongeraho ibindi mu gihe umubare wabo w'abasirikare wazamuza. nayo byo kuvuga ngo ntiyafata ibice ngo kubera ibiganiro bya Doha ngo biyisaba yuko ngo itagomba kongeraho ibindi bice kugeza igihe ibiganiro bizarangirira bigatanga umusaruro, na Kinshasa ibyo barayibisabye ariko ntiyabikoze, ahubwo yashatse guprofita ngo ifate ibindi bice. kandi kugeza ubu nakubwiye ko ibiganiro bya Doha na wa Swiss Kinshasa imeze nk'iyabiteye ishoti. Yego. Kinshasa irashaka kujya mu biganiro gusa cyangwa se guha agaciro ibiganiro bya Washington hagati y'u Rwanda na Congo. kandi n'ibyo nabyo ntago yubahiriza ibyo yasinyiye Washington, gusenya FDLR baracyakorana. sibyo? Yego. niba Kinshasa tubaha ibiganiro bya Washington aho yari kumwe aho Donald Trump ari wari umuhuza, urumva iraza kubaha se ibyantuza ibyidoha, kandi ibyidoha imeze nk'iyatangiye kubishyira ku ruhande. kubw'izo mpamvu rero Alliance Fleuve Congo nayo ntabwo yakomeza kugendera ku biganiro bya Doha ngo twemeye ibi, dore ko hari n'ibyo yo yubahiriza. hari ibice yarekuye ibivamo, ibyo nabyo bari babisabye. hari imfungwa z'abasirikare ba FARDC yarekuye. ariko Kinshasa nta na kimwe irakora. none si ibyo biganiro urumva koko ibyo biganiro Alliance Fleuve Congo yakomeza kubiha agaciro? ibyo biganiro byo ku rwego rw'igihugu turabirijectinze. ariko burya ni nk'aho yanavuze ati burya ibintu bya dialogue twebwe dushobora kuba tunabivuyemo kuko tubona binadutinza. Kinshasa nta kintu ikora mu byo yemeye. yes. ukaba ubona we iby'ibiganiro rero hari igihe wamagana imama 23 nayizi. ntabwo intambara izarangizwa n'ibiganiro, nigeze mbikubwiraho niwe twigeze gukorana. ntabwo intambara izarangizwa n'ibiganiro, izarangizwa nuko umwe azarusha indi mbaraga. izarangizwa nuko intego z'iyi ntambara zigezweho. intego ni izihe rero? abavuga ururimi rw'ikinyarwanda b'abanyekongo bagomba kubona uburenganzira bwabo bakagira n'igihugu cyabo bakigenga. kandi Tshisekedi wavuze ko azabibafashamo. Tshisekedi hari ukuntu abibafashamo mu buryo bumwe na bumwe, twaranabisobanuye. Yego. kuko iyo afata ibyemezo ngo referendum y'itegeko nshinga, ntabwo abaturage bo bari muri biriya bice bazaparticipa, ni ukubashyira ku ruhande. Yego. ni ugutuma rwose bagira esprit yo kurema igihugu cyabo. niba avuga ati irangamuntu zigiye gutangwa nshyashya, bariya abaturage bari mu bice bigenzurwa na Alliance Fleuve Congo ntazo bazabona bo. ni ukubashyira ku ruhande. ku rundi ruhande yafunze banke, ntabwo amafaranga ashobora kuva Kinshasa ngo ajye mu bice birimo twirwanaho na M23. ubwo ni ukuvuga ngo ari gutuma nabo bashiraho systeme financiere yabo, kandi barabikoze. hari politike Tshisekedi akora zo gushaka guheza abantu bo mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa se Nord Kivu na Sud Kivu ngo nuko hari M na twirwaneho. ariko mu by'ukuri izo ahubwo zikaba zafavoriza Alliance Fleuve Congo kuba yashiraho leta yigenga. nibyo nari nagaragaje. Yego. kandi koko Claude ibyo uvuze nibyo nanjye niko mbyemera. nibigenda gutya uzabyungukiramo ku ruhande rumwe ni mama 23, ariko benshi aricyo banavuga bati rega nimukavuga ngo azayifasha. kandi koko nayo icyo kintu naragitekereje. bati nuko yamurushije imbaraga abona n'ayandi mahitamo. ati kuko nago azaba hizo Kivu kuko atazishaka, ahubwo imbaraga zaranze ko abatsimbura muri iyi mijyi ibiri. nyine imbaraga zaranze nibyo ndabyemera. ariko na politiki akora cyangwa se ibyemezo bya politiki afata muri ibi bice bya Nord Kivu na Sud Kivu, ibyemezo Tshisekedi afata cyangwa se ibyemezo bya politiki afata muri ibi bice bya Nord Kivu na Sud Kivu, niho gushaka gushyira igice kimwe cy'abanyekongo ku ruhande. Yego.
nta burenganzira bari bugire mu gutora itegeko nshinga, nta burenganzira bari bugire kuranga muntu ushaka ngiye gusohoka. Ubu twamaze kubibona twese, kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100, naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka, kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho, bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe, batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo i Gikondo mu mujyi wa Kigali ni Nyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 60 Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendege ya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho.